indicators and symptoms of stolen star in a marriage. ubwo ni ibimenyetso cyangwa se icyo wareberaho ukamenya inyenyeri yibwe hagati y'aba mu rushako cyangwa y'abashakanye. Unholy sexual relationship can create soul ties that drain a virtue and destiny of an individual. Yego. Ni ukuvuga ngo gusambana, gukora ibyaha bitejejwe bishobora gutuma havukamo kwitwa imbata y'icyaha no kutezwa no gusenya destiny yawe, may lose your identity an individual. Mu rugo gutakaza uriwe cyangwa se wa mumerere wawe, ukabitakaza uri umugore ariko umugabo akabikomeza akavuga ati gesta yanjye don't touch it, nzakomeza to touch on. Cyangwa umugore akagenda umugabo ati hoya ndahagarara nshikama, ndashikama ndarwara n'uyu muginga w'umudayimoni. Kuko hari umugore uza mu buzima mugatera imbere, hari umugore uza mu buzima mugatera inyuma, hari umugabo uza mu buzima ugatera imbere, hari n'umugabo uza mu buzima ugatera inyuma. ubwo bisaba amaso yo kugira ngo ntibigombera amaso. Waje kunshaka mfite akazi, uza kunshaka afite inzu, uza kunshaka afite opportunity, ndi umugore none nkigeri wawe byose byara nyine mbana n'umugabo wibwe inyenyeri nta kindi. Ese mushomba tukiri aho ngaho tutaragera muri mariage, birashoboka ndashaka ko icyo kintu uzakituganirizaho kugira ngo tumenye ibyo dusengera n'uburyo twagura abo duhitamo tuzabana mu gihe cya fiançailles. Narabikubwiye ibintu 5 bihora kuri TikTok. kuko uvuga uti ndafiança uyu nyine ntabwo bishoboka, kavuga uti njye nari nakunze uburyo ari finyore mubonye, ariko noneho ntabwo ubuzima bushingira 5 navuze ntubikeneye ushaka ibindi. ntabwo mbyibuka barabya niba washize bivuga ngo ikintu cya mbere umuntu urabanza ukamuha icyo ashaka kugira ngo rero ukuntu abwanuka, ubundi ukamwima icyo ashaka kugira ngo rero ukuntu arakara, ukamwima igihe ugifite kugira ngo rero ni byinshi twavuganye. Ariko mu bijyanye n'uburyo bwo gushaka ndavuga one sentence. Urugero rwiza rwo gushakana n'umuntu no kumwiyumvamo 99%. Noti kumbwira ubuhanuzi wowe ubwawe nta wakubwiye iwe niba gutereta umunsi wa mbere uzumva ameze nk'uwasaze, ariko nubireka urukundo rugenda ruzamuka muri dogere, utitaye ko ari mugufa ari muremure nta mafaranga nta mukire, mbega urukundo rutangire kudomina physical appearance, uko ateye financially, families ko family members ko bameze, utangira umukunda ari imfubyi ari umushomeri ntacyo ashoboye akora akazi gaciriritse ukomeye, ariko wumve in your heart aracyari wawe ufite 95% yo kumukunda. Ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ubumwe bw'abera si idini si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye nibwo butwari. Amina. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza, kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'abera ministries kubaka
u Rwanda rw'ahazaza turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera ministries si idini si itorero nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Ndagusuje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikiye aho uherereye hose. Ni kumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ni mu kiganiro cy'umugoroba cyitwa Nkwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Tumaze iminsi turi kuvuga ku nyenyeri wa Yibwe, ukuntu wayigaruza, ndetse biri spiritual. Hari n'ibimenyetso ugenda ubona cyangwa hakaba n'inzozorota zikwereka ko hari ikintu kitameze neza. Amazina ni Jerry, abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda bose turabifurije kugira ibihe byiza. Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu. Mushumba wongeye kwirirwa nanone. Niba amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Ndashimira akomeje kwitangira ku bumwe bw'abari cya Seeds of Joy. Numira gushimira ubikora, sinajya kumuvuga muri misina ndabone ushyiraho ngo tumubaze, aza tubashimira buhoro buhoro. Yesu abishimire mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Tugikomeza kuvuga ibyerekeranye n'inyenyeri. Ejo twabonye uramutse waravutse ku babyeyi inyenyeri yaribwe, byagenda bite, biba bimeze gute hagati aho? Ariko noneho reka uyu munsi unyemerere tuvuge mu bantu bagiye gushinga umuryango, bagiye kubana, bashinze umuryango bana ari babiri. Umwe inyenyeri yibwe, ubibona ute, bigenda gute? Ese umwe ashobora kwatsa iyundi, cyangwa se iyo wibwe nayo ishobora gutuma iyundi bigenderamo? Reka tuweze indication zabyo. Indicators and the symptoms of stolen star in the marriage. Ubwo ni ibimenyetso cyangwa se icyo wareberaho ukamenya inyenyeri yibwe hagati y'aba mu rushako cyangwa y'abashakanye. Loss, sudden loss of favor in stagnation. Opportunities that will occur easily suddenly disappear, and efforts result in consistency, failure, shame, or embarrassment. Ubwo usomye byinshi ntago nasomye byinshi, reka rivuga ngo suddenly lose a favor and stagnation. Ubwo ni ukubura ni icyubahiro se cyangwa amahirwe? Bitunguranye kubura icyo favor, ubundi ni nk'igikundiro ukabona mu barugarutseho. Opportunity that were once easy suddenly disappear, and efforts results in consistency, failure, shame, and embarrassment. Ngo habonetse opportunity ushobora kubura ugakora ariko nta musaruro wabonye, ntugire icyo ugeraho. Ni cyerekana ko muri mariage harimo ubw'inyenyeri. Bashobora kuba barazibwe zombi, reka bose barazibwe nawe bagifite. None ushatse uwaraguje ashatse n'uwaraguje ashatse ari umugore n'umugabo, urumva nta kintu bafite. So rero ikindi twakwita sudden explanation hated. Ubwo ni ukuvuga ngo bitunguranye ibisobanuro byawe nta musaruro bitanze, baragwanga, barakora ukundi kuntu ukabibona. So a loving pattern may begin on the act on almost tempted or unexplainable hatred towards to spouse, often preferring someone else and expected. Ngo hari uburyo ibintu bigutungura, ukavuga uti uyu muntu bigenze bite, ni wa wundi ukabona birahindutse, ukabona uburyo ruhinduka rumanuka utabitekerezaga, mugategura bije ntigerweho, mugakora ibigutyo gutyo kugira ngo mugirwe nta bushobozi mukarangira, kuko nicyo Satani ashaka guhemukira abo bantu. Yego, ukuntu niba icyubahiro cy'umuntu usohoka byarawe, kuko bazi ko uri umunyamugisha, batiwe dutize isuka cyangwa tugiye kurekere wowe, bapfa kuba wakoze mu ntoki zabo gusa.
switching identities, glory and exchange. The victim spiritually switch with another person, living in the empty like a bottle without juice, while the person who stole the glory takes over and favor, beauty and progress in front of loser. ni ukuvuga ngo ushobora kuyibwa nyine ibyo ukozeho byose ukajya ukorera ubusa, ukamera nk'icupa ritafite, ukorera ubusa, wajya kurangura ngo yaramenetse yose, ubwo wacuruza. ni ukuvuga ngo bitwara imbaraga z'umubiri ariko umusaruro ntuboneke. Buriya intambara ikirangira ntabwo utapfa kurenganya umuntu utagutabaye, ariko uyu munsi bizashoboka kuko hari ikoranabuhanga n'ibintu byose. ariko by'ukuri ni uko baswicinga ku buryo butunguranye, akaza mu rwango, ukabaho mu rwango, ukaba mu bikorwa abantu batishimira, kandi baba bagukeneye ngo bakakubona mu gihe bagushaka. ubundi n'ibyo wowe ntawe wakenera ngo ubone. niko bimera. Yego, ikindi ni switching identity, glory exchange, icyo nari mvuze nyine. The victim especially switched with another person, leaving me empty like a bottle of juice, while the person who should the glory takes over beauty or progress. ni ukuvuga ngo hariho gutakaza ubwiza, iterambere, uburyo butandukanye, kandi utazi impamvu bitakaje, utazi impamvu bikubayeho, ku buryo unacunze nabi bagushyira nyuma ya ferabeto. Misery and construct setback, ni ukuvuga ngo constant debit, amadeni, mysterious sickness, indwara zibanga, to continue a broken program of marriage. uranyumva neza? uvuga ngo twaturwara bya bintu bikagenda biboroka maze icyo washaka kuzabona kikakwangira. Debit, mysterious sickness and continuous broken, bigenda byangirika byose. kwangirika gusa se? Broken, confusion and trial and error to the couple, feel stuck or directionless, typing multiple things with no success. Yego. aho sura kihorera ku Kongereza, nuvuga ngo habamo confusion and trial and error, ni ibigeragezo n'ibintu kugerageza no gukora ibyo ukora, trial and error, amakosa kanazamo. Some couple feel stuck on directionless, trying multiple, baragerageje kenshi ariko bikanga, bagahera bikanga, ariko sibo. ni ikimenyetso cy'uko inyenyeri yabo yatwawe bagiye gukora mariage. hano nagasobanuye cyane ngo stuck all directions, trying multiple things with no success. ni ukuvuga ngo ibintu byose bikanga kandi mwaragerageje inshuro nyinshi zishoboka zo ku kibazo gikemuke bikanga. hakaza icyo twita cause of star left, ubwo nyine ni impamvu inyenyeri yagiye. Spiritually left, witchcraft, jealousy, third parties, all spiritual attacks designed to redirect the victim's divine benefit to another person. ubwo hita hazamo na bya bindi by'abarozi, ishyari nk'igihe nk'umuntu wa gatatu mu by'umwuka abashaka kwataka ngo amenye ibyanyu neza, abone uko batahanze. Suities and sexual sin, ubwo ni ibikwiboheraho, ubusambanyi bwarakwiboheyeho, kwizingazingiraho.
wabaza umuntu mukura kuzi mu byo nkoze sinibiki ngo ntacyo bwenge ukabona isi yose iramuzi ni wa muntu atinya kwinjiza inda bega nta bintu akora ukabona ko yasaze kubera ko yagize turuma iyo bashakanye ariyo mpamvu abo ties and sexual sins. Unholy sexual relationship can create soul ties and drain on the virtues and destiny of an individual. ubwo ni ubusambanyi bwo hanze bushobora guteza ibindi bibazo. ushobora guteza ibintu bibazo gusa ni ukurya umuneke cyangwa ni ukuwujugunya. ariko rero akundinde rwose. Unholy sexual relationship can create soul ties in the dream on the virtues and destiny and individual. It means that you have unholy sexual. Unholy sexual nkanyibabwira niko gusambana. Ariko sexual is a beautiful. Unholy ubwo ni ubusambanyi nyine. Butejejwe but the holy sexual. It's a beautiful. ubwo ni imibonano mpuzabitsina y'umwanda y'upaganye ma mariage. ariko vraiment the sex is a beautiful, is a good, is a better, is everything because God created that. Please, the man or the women it's a who don't enjoy God. that this action arababaye sana. Okay. Yeah. The Bible said icyo twita ties and the sexual sins kuboheye mu cyaha cy'ubusambanyi kubera ko habayeho kwiheba. ese kuki nkangutse mvuze sexual ntabwo mbizi avuze se ko ari baragira ngo ndi umufana wabyo. No, ndagira ngo nkangurira abarokore n'abagabo ntabwo ari ibikwajina si bitoka shitani. Are amazing. Amazing. We made a child. We made a child. It's a factor of love, children, prosperity, life, happiness, and love at the same time. Why you deny it? Kuki byanga kuki who you were. urinde yego. So little, the unholy sexual relationship can create soul ties that drain a virtue and destiny of an individual. Yego. ni ukuvuga ngo gusambana gukora ibyaha bitejejwe bishobora gutuma havukamo kwitwa imbata y'icyaha no kutezwa no gusenya destiny yawe, may lose your identity an individual. mu rugo gutakaza uriwe cyangwa se wa mumerere wawe ukabitakaza uri umugore, ariko umugabo akabikomeza akavuga ati "Just tie yanjye, don't touch it, nzakomeza to touch on." cyangwa umugore akagenda umugabo ati "Hoya, ndahagarara nshikama, ndashikama ndarwana n'uyu muginga w'umudayimoni." kuko hari umugore uza mu buzima mugatera imbere, hari umugore uza mu buzima mugatera inyuma, hari umugabo uza mu buzima ugatera imbere, hari n'umugabo uza mu buzima ugatera inyuma. ubwo bisaba amaso yo kugira ngo ntibigombera amaso. waje kunshaka mfite akazi, uza kunshaka afite inzu, uza kunshaka afite opportunity ndi umugore, none nkigera iwawe byose byara nyine mbana n'umugabo wibwe Inyenyeri nta kindi. ese mushomba tukiri aho ngaho tutaragera muri mariage birashoboka ndashaka ko icyo kintu uzakituganirizaho kugira ngo tumenye ibyo dusengera n'uburyo twagura abo duhitamo tuzabana mu gihe cya fiançailles. Narabikubwiye ibintu 5 bihora kuri TikTok. kuko uvuga uti ndafiança uyu nyine ntabwo bishoboka, kavuga uti njye nari nakunze uburyo ari finyore mubonye, ariko noneho ntabwo ubuzima bushingiye 5 navuze ntubikeneye ushaka ibindi. ntabwo mbyibuka barabya niwe washize bivuga ngo ikintu cya mbere umuntu urabanza ukamuha icyo ashaka kugira ngo rero ukuntu abwanuka, ubundi ukamuha icyo ashaka kugira ngo rero ukuntu arakara, ukamwima igihe ugifite kugira ngo ni byinshi twavuganye. ariko mu bijyanye n'uburyo bwo gushaka ndavuga one sentence
urugero rwiza rwo gushakana n'umuntu ni uko umwiyumvamo 99%, noti kumbwira ubuhanuzi. wowe ubwawe nta wakubwiye niba gutereta umunsi wa mbere uzumva ameze nk'uwasaze, ariko nubireka urukundo rugenda ruzamuka muri dogere, utitaye ko ari mugufi ari muremure, nta mafaranga, nta mukire, mbega urukundo rutangire kudomina physical appearance, uko ateye, financially, families ko family members ko bameze, utangira umukunda ari imfubyi, ari umushomeri, ntacyo ashoboye, akora akazi gaciritse ukomeye, ariko wumve in your heart aracyari wawe ufite 95% yo kumukunda. wari wabona urukundo rutarazamuka ngo rugeraho, shaka tuza, kuko uraza kubaza ufite ukahita ukambaza, kuko iyo ushatse nta rukundo ushobora kwihanganira ibintu byose. ku rukundo rurihangana, rurizera, ni byinshi, ntacyo mbwira. narindi kukubwira nyine ubwo narindi kuri za dogere wari uvuze 90%, ukaba umuntu yakunze umuntu atitaye ku magambo y'ahandi, bakajya bamwereka positively, bamuvugira kuwo yakunze, ariko bya bipimo bigakomeza bikazamuka. Niyo ugiye kumwikuramo biranga, njye ntekereza ko ari umusore ari umukobwa, banza ufata igihe tu, kuko iyo mutazabana ntazamo. muri wowe ntabwo akuze, uya n'ibirenga, ariko hari ukuntu urukundo ruzamuka. kandi umusore uvuga amagambo menshi nushaka ashyira ku ruhande, ayavuze yayabwiye abandi. none se ko inkumi zijya hano zitubwira ngo zikunda abasore bazibwira mu matwi, bariya baragucika, bariya ni abambuzi b'igihe. urumva ngo ntiwamamagaye, kandi numuhamagara ntabwo ari iminota birashaka, ashaka ngo mufatemo amasaha. none ukore ryari, utunganye akazi k'iwanyu ryari, icyo gihe gusa ni Mubana azagikomeza, aba yumva nyine ngo ntumukunda kuko mutavuganye. uwo ni umuteshamutwe. umugabo uzakubakira urugo, ikintu cya mbere aguha amatwi, agutega amatwi. nige nyine umutega amatwi ngo wanyumvise njyenyine, amutega amatwi. wibicurika bireke, ndagira ngo duhugure abakobwa. iyo umubwira gutega amatwi, niba ari umugabo muzabana, niba ari umugore muzabana, niba ari akabazo kumva ngo sorry, niba ari utundi kumva sorry, ntakubwira wari uri he ko ntakubona, ubwo uravugana n'abandi uri kunca inyuma, ese bamuciye imbere niba byoroha, ahita amubwira ngo uca humva hakoroheye. yego uko mbona ntakubona, sinkumva statu wayifunze, ese wariye, wanyoye, wagiye mu yikisi, washyize iki kuri momosa, urwo si urukundo. iyo ni how to keep your time without anything. ugukunda guha umwanya. yego kabiri, niyo atawufite aravuga ngo ihangane ndaje. gatatu, akubabarira bingana n'urukundo agukunda. yego mu gihe umusore umugabo baretse nkasoza ibintu, aguha urukundo, akubara nk'uko agukunda. gatatu, igikurikiraho, ntashobora kuvuga amakosa yawe nubwo yagayakuzeho. wanyumvise? ayavuga yabwira nde? nta n'umwe, arayabika. nawe ubwawe ntabwo yakubwira. natuzatireka ndeke nzamubwira, namubonye mu kanenge. akakabika. ko hari utunenge uvuga nyine twagahita arakara. nta bantu bakunda ko bakora ku tunenge twabo. ikindi kibaho, yego, ni uburyo akoresha amafaranga mu rukundo. ayakoresha batese kandi nubona amafaranga ari imbere cyane kuruta urukundo, kado, isaha, telefone, akagira gutyo. ubushize wambwiye ngo umuntu urukundo ruratanga. hari ugutanga, hari no guhuma amaso. kuko niba ibyo nguha ntazabiguha mu rugo, nta mpamvu yo kujugunya imbaraga zanjye. nk'ibiki se ntazaguha mu rugo? urugero, hari ibintu utabwira umuntu ko wamuhaye. ndashimira na leta y'u Rwanda n'urukiko nkiko zo mu Rwanda. nta muntu ukimbere ngo umugabo ntangaburira. uravuga ngo ufite ubushobozi bwo gutunga urugo, ahubwo bareba ko wishyura amashuri, bareba ko wajyanye abana kubavuza. bigaragara ko ubundi umugabo w'ukuri ntabwo ari umuntu ngo ndakugaburira, oya. ni twa tuntu twa extra.
udusaha duhenze, utuntu tugize gute, gusohokana, kurya udufaranga. ese umukobwa muri Kigali waba utamusohokanye kabera ahita avuga ko hari abandi usohokanye. No too much. Reka nkubwire, uwo ngukubwira ngo ajyana abandi, uwo ni umukuzi w'amenyo. Ngo ntabwo ukimukunda kuko no, iyo mbona iyo message nyanzihorana ngo ntabwo kinkunda, none se nta n'ikintu kimpereza, ni uko wakimumenyereje ariko ntarakikumenyereje. akubwira ngo erega ibyo uruzi ntaguha, ibyiza biri mu rugo soko mbiyebewe. Ukagira umunsi musohokana mugasangira ariko ku rwego, ariko wamuntu akantu kose byuba akanyenyeri jugunya byose, nugera iwe nta byazaguha. Icyo ashaka ni uko umwemerera gusa. ubundi akakwera nubona mwongeye gusangira ifi uzantera ibuye. Niba mbeshya muri comment bandike niko mada, hari igihe mutasohokaga, hari icyo waburaga. Uyu munsi na make up ntuyibona iriya ya 200 kuko amareshya mugeni si y'amatunga. Ndabyemera urukundo n'ibikorwa, ariko urukundo rw'abazabana hariho imirongo ntarengwa ariyo yiheze, yuko utagomba gusesa ibyuma kandi n'undi ufite igihe uzaba imbere igihe kirekire. Uri muri afiyasa amezi 6 ariko tuzabana mirere na mirere, ko ari byo bakunda. Ikindi ugasanga umuntu aragushutse atiye imodoka, gihe byarabaye ibyo rego agatera imodoka ngo azakorera. Yaciye imodoka buri gihe. Ni umukozi w'Imana ba hano muri Kigali, simuvuga mwiza ariko aranakuza araniyizi. Unamuhuguye bene wanyu bose nta gusigara inyuma. Itondo tuvuga kuri guhari, no kuvuga kwiyerekana nta nyenyeri afite kodesha imodoka yo kujya kurambagiza. Reka rimwe bize kumucika, atinde n'imodoka y'abandi arenzeho amasaha, ashyireho parireri. Atari kubanza n'imodoka nyiri igihe wayitwariye kandi ubingoye. Fiyansa byumva gukuraho parireri biramunanira. Murajya umenya ukureshya. Umukobwa yaranyitse. Nakubwira ko nta gare, nakubwira ko nta moto, nakubwira ko ntacyo mfite, kuko numubeshya akakuvumbura. Ni bibi kujya kwihinza itariyo. Rero umuntu ugukunda uzubaka nta kintu aguhisha. Ako namenye ko harimo n'abatira ghetto. Ghetto yatinze nziza ho. Nibyo mvuga nyine inzu. Hari abandi bantu ushima bari mu Bufaransa, simbavuga mu izina. Yego. Ni nani noneho twihuse akunda kamizi. Yego twagiye. Agiye kumbwira umukobwa arambwira ati se umuntu wandambagije ko nabonye imisumari ya portemanteau ishinzeho imyenda. Bako twajyaga mu mazu mwavugana video call bakabona washinze agasimari umanikaho imyenda. Yego. Ndamubwira nti niko se uwakwereka hari portemanteau itariye mu nzu itariye, n'umuntu ukweretse ko ashyira imyenda ku musimari, wahitamo iki? Ninde uri mukuri ko kubaka urugo? Ati wamugana tuzi ko ntari ukuri we, umuntu kwiyeretse uko ari. Nyamara barabana ariko mbwira uwo musore nti faire attention, ugenda uzi ko nyine hari ukuntu abantu badomina asasamo hawo. Ariko wasobera wanasema gigeuze mujinga lakini utumie chai. Tueleke kinachojua hasa. Naelewa ni nini mambo kama hayo. Nimesema nini? Wacha waelewe wenyewe. Ni ya kwa mimi nimesema usije ukapoteza bahati yako kwa juu ya kujiweza. We unaweza yote. Jigeuze mjinga tu. Igire nk'umuntu ushoboye ibintu byose. Igire nk'umuntu uciye bugufi. Wari umicyayi ariko ibyuzura bizi. Yego. Siku zilizopita nilikuelezea mvivu haweza kanasa samaki bila kufungua mdomo. Nta muntu n'umwe wakumva iki kuva mudafunguye umunwa wawe. So rero wewe wanasema waswala wengine mugaga ahora mugaga ahora ula ni ula tu, mugaga ura muwari mukavu. Mugaga ura muwari mukavu, mucero udafite agasosi na usikia. Kandi mwire ngombe ya maskini hizaye. Sasa we kwifanya ngo nigire gutya no, ushobora kunkoresha ibyo ushaka nkabyemera, ariko icyo nkeneye no gusoma kuri igikombe cy'icyayi. Siku moja nitatumia chai ya mkono moja,
Icyo Icyo bila mkate kabisa ya mkono moja kama hii. Au siku nyingine nitatumia chai ya rangi. Sio chai ya maziwa. Chai ya rangi ni mukaru. Lakini siku zijazo tatumia nido, maziwa ya ngombe. Kila kitu chochote nitapata, kwani kubera ko naciye bugufi. Hari abandi biyerekana ngo berekana abagore babo ko ari abantu bari hayi, naza gasanga utari hayi. Sio turimo tuvuga sano kanya. Sika kibazo se. Yego. Nicyo nakubwiraga ngo duse tuzamura ikiganiro vibe zirazamutse amugane wa muntu wacu. Yego tugana ku musozo. Ariko nuko ntabirangije. So rero ibi bintu byo kugira unholy sexual bituma ushobora kwizirika. Ikindi ni dream manipulation. Ubwo ni inzozi zishobora zikumanipira muri abantu babanye, umwe yaratakaje inyenyeri cyangwa bose. So dream manipulation, dreams were ones close or stolen or they closed in ranges or real forces to eat and share their food with others. Nuvango hari inzozi zibamanipira cyane cyane kurota imyenda, byabibye imyenda, ikindi bambaye imyenda isa nabi, ikindi baforcinga kugaburira abantu, ikindi basharinga meals zabo, bivuze ngo nukunyagwa, nukwamburwa, no guteshwa agaciro n'ibindi byatubasaba izindi mbaraga. Kugira ngo nihute cyane hari cyo twita poor choices and disobedience. A person can trade their own destiny through bad decision and disobedience to spiritual to spiritual principles. Nuvango power choices and disobedience, kubera ko amahitamo mabi no kutumvira bituma ushobora kugurisha inyenyeri yawe. Soko bakuha igiciro bayishyize ku isoko. Kintu cyose uvuga akaje mu kanwa ho bakabara guhubuje ukabura ikintu ukora. Tuma turihuta cyane. So rero ibi byose tuvuze ni bimwe byerekana ko iyo washakanye n'umugabo n'umugore wibwe inyenyeri no ubuzima mubamo. Umwe aratambika undi akazamuka, umwe yamanuka undi agaterera, umwe yaryama undi akabyuka, undi yajya ku meza undi akabyihorera. Muhora munyuranamo buri gihe na zangura zikabaduka no kudafata imyanzuro ikwiye. Ngibyo ibintu bakwiye gukora ugasobanukirwa. Mwibwe inyenyeri ariko izagaruka. Shalom.